uko waba umugore wubashywe aho uvuka ndetse n'aho washatse. Ikaze ku Mugiye Magazine. Nk'uko mubimenyereye tubagezaho inkuru nyinshi zitandukanye zibafasha kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hanyu heza. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe uko waba umugore wubashywe aho uvuka ndetse n'aho washatse. Ikintu cya mbere ukwiye gukora ni ukubaha umugabo wawe. Ubaha umugabo wawe imbere y'abavandimwe bawe ndetse n'imbere y'abavandimwe be. Ubaha umugabo wawe mu muryango avukamo ndetse no mu muryango nawe uvukamo. Bizagufasha ndetse nabo bizabafasha kumwubaha kuko uzaba wabahaye urugero rwiza. Niba hari ikintu mutumvikanyeho muri kumwe bose, si ngombwa guhita umwereka yuko bitagushimishije. Ihangane, tegereza gatoya, hanyuma nimugera mu rugo, nimugera ahantu wowe nawe mushobora kuvugana mwenyine, mubwire uti sheri hari wakosheje, biriya bintu wakoze ntabwo ari byo, cyangwa biriya bintu wavuze ntabwo ari byo. Bityo nawe bizamufasha kukubaha, bizamufasha kumva ko uhari nk'umuntu umuba hafi, nk'umuntu umufasha kugira ngo abeho neza kandi yubahwe kandi agaragare neza. Ikindi kintu cya kabiri rero ukwiriye gukora ni ukugira ibanga ry'urugo, ni ukugira ibanga ry'ibintu bibera mu rugo. Si ngombwa yuko ibintu byose bibereye mu rugo ugenda ubivuga. Tuvuge niba umukozi akoze iki ngiki, si ngombwa kubibwira iwanyu, si ngombwa kubibwira aho washatse, si ngombwa kubibwira aho ukora, si ngombwa kubibwira abantu mwirirwana, ahubwo gira ibanga ry'urugo. Urundi rugero, wenda mufite umwana ufite ikibazo cyo kunyara ku buriri, si ngombwa nabyo kubivuga kuko ushobora kubibwira umuntu hanyuma mwazahurira nko mu nzira, mwazagira ahantu muhurira agahita akubwira ati uyu niwe mwana ufite ikibazo cyo kunyara ku buriri, cyangwa tuse byarakize bya bibazo, wa mwana kumva, cyangwa muri kumwe ukumva nyine ahise abikubaza atanagushyize ku ruhande. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza kuko wa mwana bimufasha kumva ko afite ikibazo wenda gishobora no kutazakemuka. Wa mwana nta cyizere aguha kubera ko waramutaranze, wavuze ikibazo cye, wavuze complexe ye, bityo akumva ko nta intimite iri hagati yawe nawe. Ntabwo ari byiza rero. Ikindi, si ngombwa kuvuga ibibazo mufite by'amafaranga, si ngombwa kuvuga imyenda mufite, si ngombwa kuvuga ko hari nayo mwinjije. Kubera iki? Kubera ko ushobora kubibwira umuntu, ushobora kubibwira nk'umuntu ukamubwira ati twakoze ikiraka turabona amafaranga menshi. Abantu baba bafite ibibazo bitandukanye, ukumva wa muntu aje nko kubaguza amafaranga. Wowe rero wenda ntuzi iyindi mishinga umugabo afite, ntuzi wenda ibindi bintu ateganya, kandi gusohora amafaranga mu rugo ni ikintu kibanza kumvikanwaho n'abantu babiri, ukabona bibaye ikibazo, ukabona ntugurije wa muntu kandi wenda yarizeye ko ari buyabone. Ibyiza rero ni ukubanza ugaceceka. Ibyiza rero ni ukumenya icyo uvuga, ni ukumenya icyo udakwiye kuvuga. Ikindi kintu cya gatatu ni ugufata responsibility nk'umugore, ukamenya buri kantu kose kabera mu rugo. Menya ibintu bihari bishaje, menya ibintu bihari bishyashya, menya ibintu bihari bigomba gukoreshwa buri munsi, bitagomba gukoreshwa buri munsi. Gira aho ufunga mu rugo, gira ibintu ushyira ukwabyo ku buryo nubikenera uzajya kubireba, atari ngombwa yuko ubwiye umukozi ngo ndebera, cyangwa umugabo. Fata responsibility zawe, umenye ikintu kiri mu rugo icyo ari cyo cyose. Bizarinda kugira ibintu byangirika, bizarinda kandi akavuye mu rugo. Twongeyeho kandi iyo
umenya gufunga, ujye umenya kugira ibyo ifunga, ibyo ufungirana, bimenya kugira ibyo ubika ukwabyo, bibarinda no gutagaguza ndetse bikagufasha no kugira isuku mu rugo. Ikindi kintu cya kane rero umugore akwiye gukora kugira ngo yubahwe n'aho avuka, yubahwe n'aho yashatse, rekera responsibility z'aho washatse. Aho washatse barekere responsibility zabo, iwanyu aho uvuka nabo barekere responsibility zabo, nawe ufate responsibility zawe zo mu rugo. Kubera iki? Kubera ko bizagufasha kwirinda bya bibazo byo mu miryango bitajya bibura rimwe na rimwe. Niba ukeneye igitekerezo gisabe mama wawe cyangwa nyoko bukwe, ariko wirinde bya bindi byo kumva bakubwira cyangwa kumva bavuga bati wenda mama yambwiye ngo ngomba gukora iki mu rugo, cyangwa uti oya mama ko yambwiye ngo ngomba gukora iki mu rugo, mbese bikaguhuriraho ari byinshi ukabura uko ufata icyemezo kandi uri mu rugo rwawe. Ariko iyo buri wese azi responsibility ze bigufasha kubana neza nabo, bigufasha kubana neza n'imiryango yombi. Abantu dushimishwa no kubaho neza, abantu dushimishwa no kubana neza, abantu dushimishwa no kugira ubuzima bwiza. Si ngombwa rero gukomplika ubuzima, buri wese amenye responsibility ze. Ikindi kintu cya gatanu ni ukwikunda. Wowe mugore ikunde, wongere wikunde. Nta muntu uzafata umwanya, nta muntu uzata igihe cye ngo aza gukunde niwabona nawe utikunda. Kandi niwikunda ukiyitaho, bizagufasha gukunda abawe, bizagufasha gukunda imiryango yawe. Ikunde, wongere wikunde. Burya umuntu atanga icyo afite. Niba nta rukundo wifitiye ntabwo uzatanga, ntabwo uzaha iwanyu, ntabwo uzaha aho washatse. Ariko haranira kwikunda, birashoboka. Haranira kongera wikunde, wikundwa akazi. Niba utajyaga unabigira, tangira nonaha wikunde, kuko uzabona imbuto zabyo, uzabona ko ari ibintu byiza. Ikunde, wongere wikunde. Murakoze cyane gukurikira Umubyeyi Magazine. Ndizera ko iyi video babagiriye akamaro, musangize bagenzi banyu mubona ko ishobora kugirira neza. Niba kandi utarakora subscribe, nagusabaga kuyikora, ukore share na comment, tugumane ku Umubyeyi Magazine. Ndakwifuriza kuba umugore wubashywe iwanyu ndetse naho uvuka. Murakoze cyane, nawe ubutaha. Bye.